tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku nsanganyamatsiko ku rupfu, twibanda ku kubasha kumva neza ibyerekeranye narwo, ishuri rudufasha kuminuza ry'ubuzima, uko twarwakira, uko dufashijwe na Yezu tubona uko twakwitwara imbere yarwo, n'uburyo Yezu turangamira aduha ubuzima rudashobora guhangara. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira kuko twakwihatira guherekeza neza umuntu mu minsi ye ya nyuma, tumufasha kwigorora n'Imana, kwigorora nawe ubwe, kwigorora na bagenzi be. Ni ikiganiro rero mugezwaho na Padiri Julien Mwiseneza. Nk'uko tubisanga mu gitabo cyitwa Urugo ruhimbaza Imana, ingendanyi y'abagize umuryango mu guhimbaza Imana mu buzima bwa muntu kuva asamwe kugeza apfuye, cyanditswe na Arikidiyosezi ya Kigali mu mwaka wa 2018, no mu gitabo Kabeho iteka cya Musenyeri Edouard Sinayobye, umushumba wa Diyosezi ya Cyangugu, ku bijyanye no kwita bya hafi cyangwa guherekeza umuntu mu minsi ye. Twavuga ko ari iya nyuma, kumuba iruhande. Igihurizwaho ni uko umuntu ugeze kure arangwa no kwiheba, kuko aba abona urupfu rwe ruri hafi cyane, bikamuremerera ku buryo aba akeneye umwitaho, umuba hafi, umwegera akamuhumuriza, akamurinda guheranwa, n'ubwo amufasha amuvuza niba arwaye, akamuhembuza se icyo yashobora, kubera ko bene uwo aba aharanywa no gutunganya ubuzima bwe. Umuri iruhande iyo amubereye imfura ntabwo amwinuba, ahubwo abimufashamo, noneho kandi muri uko kumufasha akamurinda kuba yaheranwa gusa no kudasiga be mu bukene, guteganya se abazakomeza ibyo yakoraga bakabirangiza neza, ahubwo mu kurenga ibyo anamufasha ku byerekeranye n'ubuzima bwe bwa roho ikeneye kwigorora n'Imana, dore ko ubwo buzima buba bukenewe kwitabwaho kurusha ibindi byose, kugira ngo iyo roho itungane, yigorore n'Imana, yicuza ibyaha, akabohora umutima we, akabohora abo yabose, byose akabishyira ku murongo, agahabwa no gusigwa kw'abarwayi niba ari umukristu gatolika. Aha rero hakagaragarira rwa ruhare rwo guhamagara umupadiri iyo urwaye ari umukristu wabatijwe, kugira ngo amuhe amasakaramentu. Ibi kandi bikanasaba ko nyir'ubwite aba abyemera. N'umuntu rwose utemera Imana, tumenye ko nawe yitegura gupfa. Aha ndavuga wa wundi
tujya tubona yarabayeho atita ku by'Imana, atabiha agaciro, abihakana se, burya nawe iyo yegereje gupfa icyifuzo cye burya kiba icyo kwitegura guhura n'Imana. Ni ngombwa rero nawe gufasha umutima we kugira ngo agende asukuye, atunganye ndetse yanuhagiweho ubusembwa bwose. Icyo tutabura kwibukiranya ni uko gufasha umuntu ugeze mu gihe cyo gupfa ari ibintu bitoroha. Ngira ngo abarwaza benshi barabizi ukuntu baba bamazwe n'ubwoba, abandi ugasanga barinuba kubera ukwiburamo imbaraga zo guherekeza uwo bari iruhande babona wamazwe n'ububabare bw'umubiri wenda n'ubwa roho cyangwa umutima, bagakomeza kumwitagatifurizaho kugera ku ndunduro. Igisabwa rero mu cyizere cyose hifashishijwe isengesho aba ari ugukomera no gukomeza kwikomeza umutima, ubutajegajega ndetse n'ubutagamburuzwa. Hari rero intera 5 cyangwa se ibihe 5 bigaragaza imiterere y'umutima w'umuntu wamenye ko urupfu rwe rwegereje. Akenshi abantu bamenye ko indwara barwaye badashobora kuyikira itabahitanye bagira imyitwarire yenda gusa. Ngira ngo kumenya intera cyangwa ibihe abantu bagiye gupfa banyuramo nakabuza bidufasha kugira icyo tubamarira mu minsi yabo ya nyuma y'ubuzima bwabo bwa hano munsi. Dore rero intera uwamenye ko urupfu rwe rwegereje ashobora kunyuramo. Intera ya mbere ni uguhakana urupfu. Iyo nk'umurwayi yamenyeshejwe n'abaganga uburwayi afite budashobora kuvurwa ngo bukire kuko bugeze ku rwego rwo kumuhitana, ububwiwe ikimuzamo ni uguhakana, ni ukudashaka kwemera ko ibyo abwiwe ari ukuri, ko agiye gupfa. Ibyo aba ari nko guhakana ibyamubayeho. Kumenya iyo nkuru ibabaje biramugora kubyakira, akumva ntibyamubaho, akumva siwe bigenewe. Inkuru nk'iyo ibimwituye hejuru wenda atarabyiteze, akagenda noneho abyakira buhoro buhoro. Iyi ntera akenshi ntabwo umuntu ayitindamo. Intera ya kabiri cyangwa se igihe cya kabiri ni ukurangwa n'uburakari ndetse n'umujinya. Nyuma yo guhakana no kudashaka ko bimubaho, umuntu agenda yemera buhoro buhoro ko kuba yegereje igihe cyo gupfa ari ukuri, maze agatangira kumera nk'uwivumbuye. Hakaba ubwo yumva adakunze abo abona ko bifitiye ubuzima buzira umuze, akaganzwa n'ibitekerezo by'umujinya, ukwivovota, ukwitonganya, akanatonganya abamuri iruhande, yewe rimwe na rimwe akabasibasiba kubera umujinya n'uburakari bw'uko bo abona bamerewe neza n'ubuzima. Bene uwo akenshi Imana niyo atura uwo mujinya, akayishinja kakahava, ayita ko ariyo nyirabayazana, agatekereza ko ari ingome, itamukunda, itamugirira impuhwe, akayijujutira, akayitotombera, akayituka, akayishinja, akayitura uwo mujinya we wose, cyangwa se akawutura abamuri iruhande bakamugorerwaho. Abaganga akavuga ko batamuvuye neza, abataramwitayeho nabo agakeka ko abo bose bamugiriye nabi. Ubufasha rero abakeneye ni ukumuba hafi, kumwereka urukundo n'impuhwe by'Imana, kumwigisha no kumutegura kuri roho. Nubwo bitoroshye kuba uri kumwe n'uwo muntu wivumbuye, ariko turamutse dushoboye kwishyira mu mwanya we, twakumva uburyo atari twe aba afitiye uburakari, ahubwo ko kubona abandi bafite ubuzima bisanzura uko bashatse bituma arushaho kugenda yumva uburemere bw'ubuzima arimo, bikamutera akababaro gakomeye. Intera ya gatatu nijyanye no gufata ibyemezo bikomeye bigeza naho agusha neza Imana akanayizeza ibitangaza. Tubona ko benshi mu benda gupfa mu gihe cyabo cya nyuma bagerageza kwinginga Imana, cyangwa bagatangira kugirana amasezerano nayo ndetse n'abantu.
bagafata ibyemezo bihamye bagira ngo bashobore guhindura uko ibintu biteye, bazaronke ubugingo hirya y'urupfu, cyangwa bizeye ko iminsi basigaranye hano ku isi izakurizaho kwiyongera kubera ibikorwa byabo byiza basezeranya Imana. Mbese aha ni nk'uburyo bwo gushaka kubaho mu buzima busumbye kure ubwo baba barimo buba butabahaye amahoro, bagasaba kubona inyongera y'iminsi yo kubaho kugira ngo babe abantu beza bakora ibyiza. Ahangaha ndongera nibutse ko n'utemera nawe atekereza Imana. Intera ya kane ni akababaro n'agahinda, hahandi umuntu yumva ashaka kuba wenyine, wenda gupfa. Iyo abona ko urupfu ari simusiga atangira kwigunga, kubabara, gushenguka umutima no kwihugiraho ngo yitegure urupfu rwegereje, ariko akenshi anafite agahinda kenshi. Ubwo akababazwa n'ibyago byose yagiye ahurira nabyo mu mateka y'ubuzima bwe, akababazwa n'imishinga agiye gusiga atarangije, akababazwa n'amakosa yagizemo uruhare n'ibindi n'ibindi bimutera kurushaho kugira ishavu akaremererwa. N'igihe aba agezemo cyo kurekura byose. Hari n'igihe ndetse aba adashaka ko hagira n'uwamusura. Uku gushaka kuba wenyine ngo atuze nubwo bibabaza aba ari ngombwa nabyo. Tuba dusabwa kubahiriza icyo cyifuzo cye cyo kurekura byose, ariko nanone tukamugaragariza ko tumuri hafi kandi tumukunze, tukamuba hafi tumutelefona se cyangwa se tumwandikira mu gihe yashobora kubisoma cyangwa se no kuba yabisomerwa akabyumva. Mu gihe icyo gihe arimo cyo gushaka kubaho wenyine cyaba kibaye kirekire ku buryo bukabije, twamubwira icyifuzo cyacu cyo kumuba hafi, tukamubwiza ukuri kw'ibyo twiyumvamo, kabone naho twaba duherereye kure. Bimufasha burya guhangana neza n'urupfu. Intera ya gatanu ni ukwakira urupfu rwegereje. Iyo bigeze kuri iyi ntera, umuntu arangwa no kutaba yishimye cyangwa se ngo ubone yababaye, kuko ni hahandi usanga yumva ko iby'ingenzi na ngombwa mu buzima yabisohoje akeye, yumva noneho atuje, kandi akaba ashobora gutangira gutegura abakunda kwakira urupfu rwe, akabasaba gutangira kumusezeraho, ndetse wanamwegera ukabona arimo arakubwira amagambo asa n'ay'umurage. Icyo gihe noneho biba bigaragara ko aba yarekuye byose, aba yumva ko isaha ye yegereje kandi ko ari uko bigomba kumera. Ngira ngo bene abo nibo Mutagatifu Francisco wa Asizi yavugiraho ngo, singizwa Nyagasani kubw'abababarira babigiriye urukundo rwawe, kubw'abakira ingorane n'ububabare bw'uburwayi, barahirwa niba ari abanyamahoro, kuko ku bwawe musumba byose bazambikwa ikamba. Mu gupfa hari abagenda mu ituze ritangaje. Nagiye mbibona kenshi mu butumwa. Hari uwo nasuye nsanga ni muzima, maze kumusengera no kumuha isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, mu gihe kandi ndi gutanga umugisha, nawe agenda muri iryo tuze yakiriye uwo mugisha. Hari uwo tugemurira isakaramentu ry'Ukaristiya ntagatifu, wamara kumuhaza ubwo bwiza buzima bw'urwererane ruhebuje, na nyuma y'iminota 10 akagenda. Ubwo hari uwo umara guha penetensiya, gusigwa kw'abarwayi n'Ukaristiya, ukabona arakeye cyane mu maso, uruhanga rukabengerana, agasigara atanga ubuhamya bw'ubuzima ku bamukikije. Nyuma y'iminsi 3, umunsi umwe se cyangwa amasaha, ukumva ngo yatashye mu mahoro atagira umupaka. Ingero nagiye mbona ntabwo nazirondora zose ngo zirangize. Ntitwakwirengagiza nanone ko hari n'abasambagurika, bagashikagurika, ubona basa n'abamazwe n'ubwoba, bigaterwa ahanini n'uko umutima wabo uba umeze muri icyo gihe. Hari n'igihe uwenda gupfa aba yumva atagishaka abamugeraho, bikaba ikimenyetso cy'uko aba abona yarangije gutunganya ibyo yashoboraga kuba yabakeneraho,
noneho akiherera nawe wenyine n'umutima we, agategereza mu ituze ko isaha ye ya nyuma igera. Ku bantu bemera Imana, nabibera umuhamya ko igihe cyabo cya nyuma kirangwa n'ituze rigaragaza amizero y'ubuzima buhoraho atekereza kandi aba ategereje. Kiba igihe cyo kwishyira mu biganza by'Imana mu buryo budasubirwaho. Nkunze kucyita igihe cyo kwiyegurira Imana burundu, mu buryo burunduye koko bumaramaje, nta kindi umuntu ararikiye kitari ukuyisanga ngo ayibone uruhanga, ayishengerere ubuziraherezo. Mu gihe cyo kwakira urupfu, icyo tutakwibagirwa ni uko abasigaye ari bo biba bikomereye kurekura uwo bakunda ngo yigendere, dore ko usanga benshi twamazwe n'amarangamutima gusa. Nyamara abo mu muryango we bari hafi cyangwa inshuti ze baba bagomba kumufasha kurangiza gutunganya neza ibyo aba agomba gusiga ashyize ku murongo byose. Ndibutsa ko izi ntera maze kugarukaho zose atari ko zigenda zikurikirana buri gihe kuri bose, kuko hari abantu bamwe batazinyuramo zose uko zakabaye. Uburyo bwo kuzinyuramo nabwo kandi bugenda bunyurana. Ibyo tumaze kuvuga ariko bituma umuntu yumva imyifatire imwe n'imwe ishobora kumutungura mu gihe atari abyiteze. Nanone kandi ntabwo kuba umuntu azi ko yegereje urupfu ariko buri gihe bihita bihindura uko asanzwe yitereye. Niba umuntu asanzwe arakara vuba, icyo gihe byumvikane ko uburakari bwe ari bwo buzigaragaza kurushaho. Mutagatifu Francisco wa Asizi aduha urugero rwiza rwo kwakira urupfu mu buryo bwa gitagatifu mu ituze ry'umutima. Ni hahandi dusanga arwita mushiki we, akagira ati: singizwa Nyagasani kubera mushiki wacu urupfu rwacu rw'umubiri rutagira umuntu n'umwe washobora kururenga. Hagowe abapfira mu cyaha gikomeye, hahirwa abahora mu gushaka kwawe gutagatifu, kuko urupfu rwa kabiri nta kibi ruzabakoraho. Ngira ngo hari n'impungenge burya zigirwa n'umuntu uzi ko urupfu rwe rwegereje. Muri izo ngorane twababwira nko kumva abereye umuzigo abandi, ugutandukana n'abe akunda, ukutamenya uko abagiye gusiga bazamera, gutinya kubabara no kuzababara mu gihe cyo gupfa, kumva ubuzima ari nta gaciro cyangwa se icyerekezo bufite, hahandi buba bwabuze icyanga, kuba bashobora kumutererana, n'izindi zituma hari uwabwira Imana asa n'uyitereta yayigushije neza, ati nsarura vuba nazavaho nanduranya. Ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda, imuyoye kandi muhora mu biganza ngenura.
turibaza ngo ese twakora noneho iki ngo dufashe umuntu witegura gupfa twamuherekeza dute? ngira ngo hari byinshi bitandukanye kandi bifasha umuryango, zaba ari inshuti, baba ari ababanyi n'abavandimwe, bashobora gukora kugira ngo umuntu wabo apfe mu mahoro, agende koko mu ituze, atahe mu munezero, kandi kubigiramo uruhare biraneza, umuntu agasigara ntacyo ashinja umutima we, kuko yaherekeje uwe, akabona umwanya wo kumuba hafi muri urwo rugendo rugana heza. icya mbere rero gikorwa ni ukumuba hafi, kumuba iruhande, kandi ukamuba iruhande wumva umukunzi. ibi ngibi nibwo bufasha bwa mbere bw'ibanze, bukaba n'ingenzi cyane. kumva ko hari umuntu umuri hafi uwenda gupfa bimuha imbaraga, akumva ko agifite agaciro imbere y'abe bamubabaye, kandi ko namara gupfa abasigaye bazakomeza kumuzirikana. bimufasha cyane kuzirikana ko nubwo ubuzima bwe bugeze mu marembera, buba bugifite agaciro gakomeye, bukaba n'ubw'igiciro. kumuba hafi bimumara ubwoba, bikamurinda kwigunga no guheranwa. urukundo bamugaragariza rukamukomezamo amizero, rukanamubera nk'ikimenyetso cy'uko Imana ari nziza cyane, dore ko ubwiza bwayo mvuga aba bubonera mu bo yaremye bamwitayeho, akanabisanzuraho, yewe akababwira utuntu twinshi dutandukanye tw'umurage w'agaciro kandi twuje ubuhanga, nk'uko tujya tubyumva mu buhamya bw'ukuri butangwa ku munsi wo gushyingura. mu gihe nk'iki bisaba ukwigenzura n'ukwigengesera gukomeye, hakirindwa amagambo yakomeretsa umutima w'uwenda gupfa, amuserereza se, amusesereza se, amuvuga nabi, cyangwa yayandi yatuma arushaho guhangayika. ni ngombwa rero iteka rya jambo ryiza ryitwa mugenzi w'Imana, ijambo rikomeza, ijambo rihumuriza, ijambo riherekeza neza, ijambo ryumvikanisha umugisha, urukundo, ubuntu, impuhwe n'imbabazi by'Imana, noneho bigatuma yiyumvamo Imana nziza agiye gusanga. byumvikane ko icyongerwaho ari uko kumuba hafi gusa bidahagije, kuko ashobora gukomeza kumva ko ari wenyine nubwo yaba akikijwe n'abantu benshi. ikibazo rero si ubwinshi bw'abamuri iruhande, ahubwo ni n'ubumwe baba bafitanye nawe muri uko kumuba hafi. icyo kumuba iruhande bisaba ni ukumugaragariza agaciro yari afite mu buzima no mu mibereho yacu. icya kabiri ni ukumutega amatwi. umuntu burya witegura urupfu aba akeneye akenshi umuntu yizeye, umuntu yiyumvamo ko yamufasha, umuntu yisanzuraho. ni ukwitonda ariko, kuko akenshi iyo umuntu ukunda ababara mu mubiri cyangwa mu mutima, uba ushaka uburyo wamugabanyiriza ububabare, maze akaba ari wowe umushakira ibisubizo, ukahatakariza imbaraga nyinshi ngo umufashe arushijeho kumererwa neza. ntutinda rero kwibonera kenshi ariko ko ibyo byose ari ntacyo bitanga iyo atagize uruhare mu kwishakira ibisubizo. gutega amatwi ni ukugerageza kumva uko undi amerewe, kandi ibyo bigusaba kwiyoroshya, ugaca bugufi, ukamushyikira cyangwa ukamusingira, ukajya ku ntera ubuzima arimo bwamushyizemo. noneho mu kuganira ukagenda urushaho kumumurikira, muri uko kumumurikira ukamuzamura. mbese umuntu yabigereranya ngo gusa naho uhembera itara riri kwaka, umuyaga wari ugiye kuzimya, hahandi ukingiraho ikiganza rikagenda cya gishashi rwa rumuri rukomeza no kongera kumera uko rwari rumeze. si ugushaka rero icyo wakora mu mwanya we. ibi bigasaba ituze, bigasaba kudatinya ko bikorwa bucece, ari nawe ugira icyo avuga, kuko hari n'ubwo bibera no mu bimenyetso. icya gatatu ni ukumufasha kwita izina ibyo yiyumvamo. umuntu ugiye gupfa
ntabasha kumenya buri gihe ibyo yiyumvamo. Niba ababara cyangwa arakaye, hari ubwo we ubwe atabasha kumenya impamvu yabyo. Hari ibibazo rero byamufasha kumenya ibyo yiyumvamo. Umuntu ashobora kumubaza ati ni iki cyaguteye agahinda muri iyi minsi? Cyangwa se waba uzi igitumye urakaye? Ni iki wumva cyaguteye kugira uburakari? Bene ibi bibazo bimufasha kumenya neza ibyo yiyumvamo, bityo agasobanukirwa n'ibirimo kumubamo. Ibyo bikanamufasha kumva ko hari icyo yahindura muri we ngo ashobore kumva yakiriye n'ubuzima arimo kurushaho. Icya kane ni ukubaho mu kuri. Akenshi umuntu ugiye gupfa aba azi neza ko agiye gupfa nyine, nubwo aba atazi neza umunsi n'isaha, namenye n'uko azapfa ndetse n'aho azapfira. Kiba gikenewe ni ukumuhumuriza mu kuri, tukirinda kumuhutaza. Tujye tumenya ko gushaka kumuhumuriza mu buryarya n'akarimi keza, tukamusekera bidaturutse mu mutima, kumusezeranya se ibyo twebwe ubwacu tudashobora kumufasha kugeraho, ibi kimwe n'ibindi bisa nabyo ntibimufasha na rimwe kwakira urupfu agomba kunyuramo. Niba umuntu ashaka kumufasha kubaho mu ituze, ni ngombwa kutiyibagiza uko amerewe mu by'ukuri. Icya gatanu ni ukuvuga ibyo wiyumvamo. Mu rugendo rwo guherekeza umuntu witegura gupfa, wiyumvamo imyifatire myinshi wenda uba utari warigeze ugira. Mu gihe uwo wakundaga mugiye gutandukanywa n'urupfu, akenshi aba ari byiza kandi bikabafasha mwembi kumubwira uko wiyumva muri icyo gihe mugiye gutandukana. Ni byiza ariko kudakabya, kutamarwa cyane n'amarangamutima ngo akuyobore, akugenge, akurushe imbaraga, kuko bishobora gutera agahinda uwo wibwiraga ko ushaka gufasha. Dufate nk'urugero rw'uko naba nkunda cyane, uwo nguwo nkunda akaba ari inshuti magara yo mu buzima bwanjye, hanyuma yaba yenda gupfa, nkamubwira ngo ndumva ntazashobora kubaho tutari kumwe, ku buryo gupfa kwawe ntazashobora kubyihanganira. Ngira ngo murumva agahinda nshobora kumutera. Ariko nimubwira nturi ingirakamaro mu buzima bwanjye, uri uw'agaciro, ku buryo igihe nazaba nyikureba nzaba mbuze byinshi, icyo gihe azahita yumva ko nkeneye ko hari ibyo yansangiza, noneho ashimishwe no kubona ko mukinguriye umutima wanjye, maze arusheho kungirira icyizere bigeza n'aho azambwira akamuri ku mutima. Icya gatandatu ni kumwubaha. Abantu bose burya siko bagira imyifatire imwe iyo bumva ko begereje gupfa. Hari abamara igihe basa nk'aho bivumbuye, badashaka ko hagira undi ubegera, cyangwa bari mu gahinda n'ishavu ribashengura n'ibindi. Mbese buri wese agira imyifatire yihariye mbere y'uko yakira urupfu rwegereje. Uko kurwakira bishobora kwihuta cyangwa bigatinda bitewe n'umuntu, kandi ntawe ushobora kubyihutisha ngo ye kutagira ibyo ahungabanya n'abahutaza mu buzima bwe. Nk'uko umuntu afasha ururabyo gukura arusukaho amazi, akaruha urumuri n'ifumbire rukeneye, akarusukira, akirinda kurukurura ngo rujye juru, ni nako uwo murwayi nta kindi twamufasha uretse kumuba hafi, tukamuba hafi tumwubashye, ari nako kandi dufite imyifatire n'imyitwarire n'imivugire imufasha kugenda yakira buhoro buhoro urupfu rwe rwegereje. Icya karindwi, nawe umufasha ntugomba kwiyibagirwa. Mu gihe uherekeje uwawe witegura gupfa, nawe uba ufite akababaro n'agahinda. Agahinda kenshi ntikabura guca umuntu intege uwo keguye. Iyo kandi umunaniro ugufatanyije n'agahinda, akenshi ntubura guhutaza abakwegereye ubabwira nabi, cyangwa ubashihura kubera ugucika intege n'umunabi uba wakwigaruriye. Ibyo ni ibisanzwe ku bantu kandi ntacyo byaba bimaze
gukomeza kwicira urubanza niba ariko bikugendekeye mu mubano wawe n'uwo uherekeje. Biba bihagije kuvuga uko bikugendekeye maze ibintu bigasubira mu buryo. Ibimaze kuvugwa ni inama, ariko si ukuvuga ko ari bwo buryo bwonyine ku muntu wita kuba ugiye kuva muri ubu buzima yakwifashisha. Agomba nawe kumva icyo umutima we umubwira kandi akamenya kwiyitaho, kuko uko umurwayi we amerewe nawe bimugeraho byanze bikunze. Nubwo atari ku rugero rumwe, agomba kwirinda kwigerekaho umutwaro wo gushaka gukora ibidashoboka. Mu kuba hafi kandi uwegereje gupfa, dusabwa kumwigisha igihe ashobora kumva. Ibyo bikabera muri kwa kuganira, dore ko aba akeneye icyamufasha kwegereza roho ye Imana. Ahangaha ikibandwaho kikaba iteka igisigasira ukwizera kwe, mbese cya kindi kimushyira neza mu biganza by'Imana. Iyo tutabishoboye, hari n'ubwo radiyo Mariya ibidufashamo, ikamufasha, ikamuherekeza, bikamufasha akanyurwa, kuko yumva aherekerejwe mu isengesho, muri rozari ntagatifu se, mu ndirimbo nyobokamana, mu gitambo cya misa ntagatifu, no mu biganiro binyuranye bitambuka kuri radiyo Mariya. Ikindi ni ukumufasha kwigorora n'umutima we ndetse n'abandi. Kwigishwa biba byamuremyemo ituze, akakira urupfu rumwinjiza mu bundi buzima buri aheza harusha ubwiza aho yari ari. Kuhagera bikamusaba nanone kumufasha kwigorora n'Imana, bigakorwa asengerwa kugira ngo atigarurirwa n'ibishuko. Iryo sengesho rimuha urumuri rw'Imana rumufasha kubona no kumva adatunganye, noneho akanategurirwa guhabwa isakaramento ryo gusigwa kw'abarwayi, ryongera kumuronyera inema zihariye, akunga ububabare bwe ku bwa Yezu Kristu. Izo nema zikamuzanira amahoro, ibyishimo, ubutwari bwo kumva ko aho agana ari heza, akanaronka kandi imbabazi z'ibyaha yakoze. Ikindi dukora duherekeza uwenda gupfa ni ukumufasha gusaba gupfa neza, kubera ko umunsi umwe tuzapfa. Tugomba kutiyibagiza ko tuzapfa,
tukitoza guherekeza abapfuye no kubasabira, tugasura imva z'abapfuye, tukazirikana uburyo bari abantu b'abahanga se kandi beza wenda kuturusha, uburyo bari batunze byinshi, abantu bakabatangarira, ukuntu se twabyirukanye dukina kandi dukundana tudashobora gutekereza ko urupfu ruzadutandukanya bidatinze, none ubu abo bose imibiri yabo ikaba iruhukiye mu mva yararenzweho n'igitaka, ugasanga n'ikigunda cyaremeze hejuru. Ibi byose bitwigisha ubwenge, tukamenya ko tutazakomeza gutura ku isi nk'umusozi, bikaduha kubona ko tutari ibitangaza abandi bagomba gutangarira, tugaca bugufi tukiyoroshya, tukubaha buri wese, maze tugatekereza ubuzima bwacu mu gihe cyo gupfa cyangwa nyuma yaho. Uko kubaho mu kuri biduha amahoro, tukabaho tuzirikana ko urupfu ari inzira buri wese agomba kunyuramo ngo agere mu bundi buzima buzira urupfu. Abakristu iyo batekereje ingorane bashobora guhura nazo mu gihe cy'urupfu, ububabare bwo muri icyo gihe buba bumeze nk'igise kiramukwa. Shitani rero ishobora kubagabaho igitero ngo batayicika ikababura burundu. Iyo bazirikanye kandi ko icyo gihe wenda batazaba bagishobora gutabaza ushobora kubarengera, bahitamo gutabaza hakiri kare Nyagasani Yezu wadutsindiye shitani n'urupfu mu rupfu n'izuka bye. Koko rero niwe twaboneyeho amizero y'izuka rihire, kugira ngo abashavuzwa no kuzapfa bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Abayoboke be ubugingo ntibabucuzwa, ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, nk'uko tubisanga mu gitabo cya misa mu nteruro ya mbere yo mu misa yo guherekeza abitabye Imana ku rupapuro rwa 538. Hari amasengesho anyuranye avugwa yo kwiyambaza Yezu na Mariya na Yosefu, tugatura imibiri yacu na roho zabo, tukabasaba ngo bazabe hafi cyangwa bazatube hafi mu gihe cy'urupfu. Gusa icyo abenshi batazi ni uko bashobora no kwisabira misa bakiri bazima, kandi iyo misa Kiliziya ikaba yarayiteganyije mu gitabo cyayo cya misa, ikanateganya ndetse n'amasomo yihariye ajyanye n'uwo munsi. Ntibiteye rero isoni gusaba misa yo gupfa neza, kuko kuba tuzapfa byo abantu twese turabizi. Igihe twasamwaga kuba tuzapfa byahise byiyandika mu buzima bwacu. Urupfu kandi ntawe rutareba, naho gupfa neza byo cyangwa gupfa nabi, ibyo nitwe tubyifuza kandi tugaharanira kubigeraho. Ntawaseka undi rero kubera ko arimo kwitegura gupfa neza. Aramutse anabikoze byaba bigaragara ko afite ubwenge buciriritse, cyangwa se wa wundi twakwita ko ari bwenge buke. Hari isengesho rero ryo gusaba gupfa neza, ni isengesho dusanga mu gitabo cy'umukristu ku rupapuro rw'136, hahandi twasenga tugira tuti: Nyagasani Mana y'impuhwe, wahanze byose, urema abantu kubakiza no kubabeshaho iteka, utwiteho twe abakwiyambaza. Nyagasani dukomeze muri ubu buzima, maze igihe tuzaremba tuzapfe nta nenge y'icyaha dufite, abamarayika bawe bazadusohoze kuri wowe watwiremeye. Yezu mukiza wacu, turagutakambira ngo uduhe kwicuza ibyaha byacu tukiriho, uturinde urupfu rudutunguye, duhabwe impamba y'abari mu rugendo bakugana, tuzapfe tuvuga izina ryawe ritagatifu, irya Bikira Mariya umubyeyi wawe n'uwacu, n'irya Yosefu mutagatifu. Yezu, Mariya na Yosefu, bashinze umutima wanjye n'amagara yanjye. Yezu, Mariya na Yosefu, muramfashe ninjya gupfa. Yezu, Mariya na Yosefu, icyama ngo nzapfe turi kumwe. Ni
Imana niwe niringiye, niwe gakiza kanjye, akabinkingira. Zineza mu mavi, zikomeye byose, utagira urugero, zigomba kuba yose ari ubudasaza, azashira nkabaho, umunezero uzahumuza, azashira nkabaho, umunezero uzahumuza. nshuti bakunzi ba radiyo mariya rwanda, turabashimiye ko mwaduteze amatwi. Mu kiganiro cy'ubutaha turabararikira kuzarebera hamwe ubuhamya bukubiye mu ngero z'abantu batandukanye babayeho, twakwigiraho gufasha abacu benda gupfa. Tuzanarebera hamwe impamvu tugomba gusabira abacu bapfuye. Ibyo rero bitwinjize neza mu kwezi kwa 11, ukwezi kubamo umunsi wo gusabira abapfuye, kukanaba ndetse by'umwihariko umwanya mwiza wo kuzirikana abacu bose bapfuye, tubasabira misa. Ngira ngo nk'uko abatagatifu Zeriya na Rudoviko, ababyeyi ba Tereza w'umwana Yesu, bavuze ko ari nta kintu, ari nta mpano yasumba gusabira misa abacu bapfuye. Ubwo rero nkaba ndarikiye buri wese uduteze amatwi gutangira kuzirikana kubo azasabira muri uko kwezi, ndetse n'abo yajya ahora asabira igihe cyose nk'impano abageneye, nka kado iruta izindi yabaha mu busabane bwa ngombwa agomba kugirana nabo. Mwari kumwe rero na Padiri Julie Mwiseneza, umusaserdoti bwite wa Arikidiyosezi ya Kigali, ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Masaka. tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.